twongeye kubaha ikaze mwese bakunze ibikinamico Kirezi. Ikinamico Kirezi ikubiyemo inyigisho zifasha abana n'urubyiruko kugira ubumenyi n'uburere bizabafasha gukura neza mu gihagararo, mu bwenge, mu mibanire n'abandi, bagakura bashimwa n'Imana n'abantu. Ibibazo abana bo kwa Rudabari bafite byagize ingaruka no ku myigire yabo. Hagati aho Rebeka yishuriye Rudabari ko ishyamba Bitega yamugwatirije atari irye. Rudabari arabyifata mate, ni mu ikinamico Kirezi. Ugize ngo kirebe? Ndavuze ngo urwa n'umugore Rudaba. Ndebera uko urugo rwabaye kubera ko Perusi adahari koko. Gerota ahubwo abagore mumaze kutuzengereza indahangahe ibwera mbuto rwose. Nabagurije amafaranga yanjye ku neza. None umugabo waratanga ubwishyu ukitambika. Ayo mafaranga uvuga ariko ngewe ntayo nzi Rudaba. Arewe. Ibihumbi byanjye 120 nahaye Bitega. Mwarayanezerewemo niyo mpamvu ro mugomba kuyanyishyura nta mananiza yandi mugomba kugira. Ariko ye ubwo si ibyo uvuga bihagazeho ko amafaranga wahaye Bitega nayasangiye nawera. Wimvugisha amagambo menshi Rebe. Rwose nta mpamvu yo kumbuza gutema ibiti mu gihe aribwo bwishyu umugabo wawe yatanze. Ariko ndakubwiye ngo nta giti na kimwe uzatema muri iriya shyamba Rudaba. Munyishyura amafaranga yanjye rero. Niba udashaka ko nsarura ibiti, mushaka amafaranga muyanyishyure. Uwo wayahaye azayakwishyure kuko rwose uyamuguriza sinari impari. Ikindi ntayo yagejeje mu rugo iwanjye. Uko no gusebya umugabo wawe. Musebya se ngo bimarire iki Rudaba. Imana yonyine niyizi uko mpangayika kugira ngo mbanere abana banjye ibyo bakeneye ngenyine. Bityo nta mpamvu yo kwishyuzwa ibyo ntariye. Ibyo byose nge sinzemera guhomba. Niba Bitega yaranayariye wenyine. Ni umugabo wawe mugomba gufatanya kunyishyura. Nakubwiye ngo uzashaka ukunda kwishyura atari biriya biti byeze mu ishyamba ryanjye. Ni ishyamba ryanyu mwembi. Kandi yandiriye amafaranga aritangaho ingwate nk'uko amasezerano twasinyanye bigaragaza. Ngomba rero kuritashya. Nta shyamba Bitegagira ahangahe ibwera mbuto rwose ndabikubwiye ubimenye. Uti? Nta banga ririmo yewe. Uko yaje no mwese murabizi. Ishyamba ni iryanjye ubwanjye nahawe n'umuryango wanjye. Ugiye kumwihakana rero? Simwihakanye. Ko rwose twashakanye dukundanye ariko rero ibirebana n'umutungo dufite rwose ntawe yazanye ahangahe ibwera mbuto. Ni nayo mpamvu nta n'ikintu yemerewe gutangaho ingwate mu byo dutunze. Ku mugore. Ibyo byose ndabivuga nkomeje rega Rudaba. Ntugire ngo ni imikino rwose. Hatutazanasubira muri iriya shyamba ahubwo kazahakurwamo na polisi. Wambaye n'amapingu. Ibiti byezemo nzabigurisha mbona amafaranga yo gukemura ibibazo abana banjye batewe na se. Urumva utabitaho. Utyo natwe ababyeyi turagusengera rwose bizagenda neza. Murakoze cyane. Nuko ukaragiza Imana ibyo ukora. Yego papa. Nta kabuza uzahirwa mwana wanjye kandi uzagira ku nzozi zawe. Murakoze cyane. Allo? Naramutse. Nako muraho? Muraho neza. Muri bande ko ntabamenye? Yewe ntimuzi. Umurwayi uhuye n'ikibazo nonaha. Mfite umuhungu wanjye urembeye mu bitaro byo mu mujyi. Ayiwe Yesu we, mwihangane ni ukuri. Ndakwinginze wa mubyeyi rwose mfasha. Naringurishije agatunga neza umwana wanjye urwaye amafaranga kwa muganga bamusabye none akuyobeyeho. Anyobeyeho njyewe? Ayobewe kuri telefone yawe. Ndakwinginze gira umubyeyi urwaje umwana usubize ayo mafaranga. Mwami Yesu we, nuko reka mitenya koherereza. Sinabonye ko ari ubutumwa bw'amafaranga bwaje ariko rwose ngiye guhita nyagusubiza. Urakoze cyane. Ariko se ko nahageze warekeye kumpamagara Rudaba? Nari maze kurambirwa bite? Ndakwitabye nyakubaho. Ndashaka amafaranga yanjye Bitega we. Nta yandi magambo nshaka kuvugana nawe. Ariko se Rudaba navuye aha twumvikanye iki koko? Nigera agatwe gato nkakarinda uruguma mama we. Reka. Utambwira kutinya gusarura ibiti nakwemereye kubera amagambo ya Rebeka. Rudaba rwose have. Sinshaka kwisanga mu buroko nzira amafaranga nakugurije bite. Nyishyura amafaranga yanjye. Ariko ntabyo ariko rwose nshaka kumva. Urumva? Ishyamba ryawe ntaryo ngikeneye ndashaka amafaranga yanjye. Ariko ni gute kuko umuntu nkawe Rutabari wumva ijambo ry'umugore kuruta iryo nakwibwiriye ndi umugabo mugenzi wawe? Rebeka afite ishingiro bite? Amafaranga wangujije ntiwigeze uyageza mu rugo rwawe. Urumva? Aho wayajyanye narahamenye. Ngo iki? Wagiye kuyasangira na mawe w'ikizongerezi
none urashaka kwishyura imitungo y'iwabo umugore wawe ugira ngo azakwemerera rero? ariko shaho ibyo uvuga ni ibiki? Ibyo mvuga ni ukuri kandi twese no turabizi waje n'uri umupagasi wabo wa Rebeka. Wagize amahirwe rero umukobwa wabo aragukunda umutwika inda. Rekeraho Rudabo, rekeraho, sinaje hano ngo unyurire. Mbabarira. Ukuri kuraryana ndabizi, ariko ibyo mvuga rwose ni ukuri. Mva nkubwire, ndakumvise wagambanye n'umugore wanjye, ariko uzasarura ishyamba naguhaye ntutarisarura, n'akazi kawe birakureba. Nakubwiye ko ugomba kunyishyura amafaranga yanjye, kuko nutanyishyura rwose nanjye nzajya kukureka. Urumva? Kandi uzayanyishyura urengejeho n'inyungu zayo, kuko amafaranga yanjye bari muri business. Uramenye se utajya kundega Rudabo rwose, amafaranga yawe nako mbese muri iyi minsi kwa Rudabo, ubwo wamfunze koko byakumarira iki? Emera ko aho washaka gukura ubwishyure rero bidashoboka, hanyuma ushyireho ubundi buryo bwo kunyishyura. Ibyo ndabyemeye. Noneho reka dukorana andi masezerano, nzakwishyure ku mushahara wanjye. Niba wemera ko utazongera guhembwa kugeza igihe ideni ryanjye rirangiriye, nabyemera. Ubwo amasezerano nyine tugomba kuyakorera imbere y'umuyobozi wawe, nkajya nza kuguhemberwa. Urabyemera? Urabyemera bite? Yesu Kristo, ibi ni biki wakoze Tere? Ndeka muvara, ndeka rwose. Ngiye kuba umutubuzi kubera kubura urupapuro. Urupapuro se rugenda rute? Urupapuro rwanditseho umubare w'ibanga Fiston yampimbiye. Sinkumva neza, ava muri ibyo nsobanure neza Tere. Ntibuka ubwo nahinduraga umubare w'ibanga nkoresha kuri mobile money. Hari Fiston wampimbiye. Ndabyibuka. Nawanditse ku rupapuro, ndazinga nshyira muri Bibiliya. None nashatse nahebye, natekereza ko rwavuyemo rugatakara muri iyi myenda. None zibyo bihuriye no kuvuga ngo ugiye kwitwa umutubuzi? Ndashaka gusubiza uriya mubyeyi ampamagaye amafaranga ye muva. Yambwiye ko afite umwana urembye yarayoherereje. Nagiye kuyohereza ngeze aho bashyira umubare w'ibanga biranshobera. Se ubundi yakubwiye ko yakohereje amafaranga angahe? 45,000. Kandi arampamagara buri mwanya. None amaze kumbwira ngo umwana ashobora gupfa kubera kubura amafaranga yo kwishyura imiti. Inka yanjye, kurabigenza ute sugora? Tekereza umwana w'umusore apfuye muva. Utekereze n'icyo umubyeyi wohereje amafaranga akanyobera, atekereza muri aka kanya kuko. Umva, mpereze iyo telefone yawe hano Tere. None yaba ari wowe ntwari urupapuro rwanditseho umubare w'ibanga n'ukuntu rwantesheje umutwe muva. Mpereza mwitabe dore niba mubyeyi mpamagaye. Mpereza mwitabe. None se kumukubye muva, ubu yinsubije nkamwitaba nkamubwira uko byangendekeye, ko ndi kugerageza gushaka uko namusubiza amafaranga ye. Erega yagutesheje umutwe. Nonese ariko uzi ko mise nkeka ko uwo mubyeyi uvuga waguhamagara ari umutubuzi? Niko karame, ubundi ubutumwa bukwereka ko yakohereje amafaranga buriye. None se singubu ubutumwa bugufi bwose wakiriye muri telefone yawe? Reba do, iyi message yoherejwe n'indi telefone, uri kubibona? Ndabibona. Gusa iri hese ndure nta message y'amafaranga irimo hano. Dore nta muntu wakoresha amafaranga. Ahubwo udufaranga rufite kuri telefone Imana iragutabaye. Iyo ubona umubare w'ibanga rwose ubuhombye. Iki? None urabona hari umuntu wakohereje amafaranga? Ego ku Mana yo mu ijuru. Uzi ko ari byo koko? Ahubwo uyu mukecuru ni umutubuzi. Ariko Satani ni umugome koko. Uratinyuka ukanakorera mu mubyeyi ukuze kuriya, agatinyuka ukambeshya ngo rwaje umwana mu bitaro. Ayiwe. Kabo, ni iki ko ufite ubwoba? Nuko umamagaye ngo ngusange hano tica. Tuza humura nta kibazo Kabo. Niko se Kabo? Karame tica. Kutakoze umukoro nabahaye kandi usanzwe ukora vuba. Byananiye. Uyu munsi mwaje kwiga mwambaye imyenda itameshe, mutanakarabyewe n'abavandimwe bawe. Ngewe Prince na muhawe gufura byaratunaniye. Mwabuze ubafurira se? Mama nawe hari benchance nawe uhari, papa nawe ataha nijoro yasinze. Mama wanyu nawe uhari Kabo? Mama na benchance barigendeye n'inzara igiye kuzatwica. Ihangane Kaboye.
nagerageje no guteka ndashya. Mana yanjye we, warahiye Kabo, wahiye se mama? Amazi yamenutseho mu kiganza ndashya. Ndabibona warababaye Kabo. Kuki utabwiye papa ngo akujyane kwa muganga? Kandi ahora yasinze. Ngangu nongeye kura ko dufite imiti hano ku ishuri mbe ngushyiriyeho, ariko bagomba kukujyana kwa muganga. Kwayo umaze kurya sihise wongera gusonza aka kanya mawe. Yewe sinayuzwa nuko nshonje, ahubwo ndayuzwa n'umunaniro bite. Nukuri burije ashaka kujya kuryama. None zaro wakujije? Nukuri bitotsi biragije bite. Ariko se wagiye kuryama? Erega ntegereje ko utananye nkafunga inzu yanjye. Mbese mama nakurambiye ko waje umbwira ko ushonje nkateka ukarya se ukabona ubibona ko bwije ko udatanga njye kwiryamira. Uranyirukanye rero? Ese kutigeze umenyesha kuri burare? Ni ngombwa kubikumenyesha se mawe? Nanjye ahubwo nategereje kumbwira kari mu cyumba ndaheba. Ugiye kujya uko ubonye rero ugumanga utabimenyesheje? Ariko reka nkubaze mawe, umwana ujye wabo hari umutangira? Bwese urashaka kuvuga iki? Nyine nk'uko umwana ujye wabo ntawe umutangira, ni nk'uko nanjye bitega ntawe mbuza kuza hano kuko ni iwanjye. Habaye wowe kuva ryari? Kuva igihe natangiriye kwishyura iyi nzu ubamo. Hanagura ibirimo byose. Ntabwo ari njyewe wiruka kwishyura ubukode bwayo. Ugiye guhakana ko atari njyewe wikodesha se? Si njyewe mawe wiruka kwishyura ubukode bwayo ryari? Mbese muri make ufite ingo ebyiri? Cyane rwose, uru ni urugo rwanjye rwa kabiri. Ahubwo witegure ko nzajya nzi uko nshaka. Si ngombwa kukumenyesha ko ndi buze. Cyangwa washwanye n'umugore wawe none ntushaka gutaha bite? Oya sinshaka kujyayo nanzwe mawe. Rebeka asigaye agira umutima mubi, apfa kumbona akanyuka inabi. Umunabi we rero narawurambiwe. Niyo mpamvu niyiziye hano, niho mbonera amahoro n'umunezero sha. None sigiye kumbwira ko utandukanye nawe burundu bite? Cyangwa niri joro gusa uzongera utahe? Wa mugani wa mawe wase bitega afite gahunda ki? Ntuzacikwe n'ikinamico Ikirezi y'ubutaha. Ikinamico Ikirezi migezwe na Compassion International ku bufatanye n'amatorero ya Gikristo, mukayikurikira kuri Radio Rwanda ku cyumweru saa 11 z'umugoroba. Ikinamico Ikirezi kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho n'ukwandika ijambo Ikinamico Ikirezi. Uramutse ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakoreza ubutumwa kuri 07 85 20 47 54. Naha dusubiki Ikinamico Ikirezi y'uyu munsi. Tuzongere guhura ku cyumweru saa 11 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Dukora n'ubure